Twongeye kubasuhuza abakunzi b'ibiganiro byacu kuri Wazo Speed, tunakomeza kubibutsa gukora like, share, comment na subscribe kugira ngo mujye mukomeza kubona ibiganiro byacu bikurikira. Ibibazo byugarije ba rwiyemezamirimo bo muri Afrika ndetse n'umuti wabyo. Turagira inama ba rwiyemezamirimo bugarijwe no guhangana na bimwe mu bibazo tugiye kubagaragariza. Turajya tuvuga ikibazo ndetse tunasobanura uburyo bwo guhangana nacyo. Ba rwiyemezamirimo bahura n'ibibazo byinshi muri iki gihe cy'ubucuruzi ndetse no mu kazi kabo ka buri munsi. Gusa nanone ntitwakwibagirwa ko uko iminsi yicuma ari nako hagenda haboneka ibisubizo by'ibyo bibazo mu buryo bworoshye. Dukurikire kuri Wazo Speed tugusobanurira uburyo bworoshye bwo guhangana kandi ugatsinda ibibazo byo mu bucuruzi. Uburyo bwa mbere, kwishidikanyaho no kutigirira icyizere. Iki ni ikibazo cy'imyumvire idakwiye ba rwiyemezamirimo bo ku mugabane wa Afrika bagira. Barisuzugura ndetse ntibanaha agaciro imirimo bakora. Ibi bikaba kandi baramaze gutangira imishinga yabo. Bagatekereza ko badashoboye, bakiyumvisha ko ibyo bakora atari ibyabo, mbega muri make bakisuzugura mu gukomeza imishinga yabo. Ibi bikaba byaha impamvu imwe n'imwe ikomeye yatuma umushinga udindira cyangwa ugahagarara burundu. Mu buryo bwo guhangana n'iki kibazo, menya ko umurimo ukora ari ingenzi kuri wowe, ku muryango wawe ndetse no ku gihugu muri rusange. Ubaha umurimo ukora, ufata umwanya utekereze ko ibintu uri gukora atari wowe wa mbere ubikoze kandi n'ababikora ntacyo bakurusha. Itinyuka ushyiraho amahame akugenga mu mikorere yawe kandi wigirire icyizere. Uburyo bwa kabiri, kutamenya gukoresha igihe neza. Muri iyi minsi ba rwiyemezamirimo ku mugabane wa Afrika bagorwa no gucunga igihe cyabo mu bikorwa bakora bya buri munsi, ariko bikaba biterwa cyane no kutamenya agaciro k'igihe. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kuko igihe cyatakaye ntikigaruka, kandi gutakaza igihe ni ugutakaza ingano y'amafaranga atazagaruka. Dore uko wacunga igihe cyawe. Banza wiyumvishe ko igihe ari igice kinini cy'ingenzi mu iterambere no mu mibereho ya buri munsi. Shyira ku murongo imirimo yose ikorwa buri munsi mu mushinga wawe. Tondeka iyi mirimo uko igomba gukurikirana buri munsi. Igihe cyo kuyikora uyikurikiranije uhereye ku ikenewe cyane kugeza ku ikwiye gukorwa mu mushinga wawe. Iyi ntego yo kunoza no gushyira mu bikorwa ibyo wapanze umunsi ku munsi. Imbogamizi ya gatatu, uburyo bw'imikoranire. Kimwe mu bituma ba rwiyemezamirimo muri Afrika badatera imbere ku rwego rushimishije, usanga nta mikoranire iri hagati ya ba rwiyemezamirimo bafite imishinga mito ndetse n'abafite imishinga yagutse. Mu bihugu byo ku yindi migabane usanga ba rwiyemezamirimo bakorana ubwabo, aho umwe ashobora kuba akeneye imari yo gucuruza akaba yakumvikana na rwiyemezamirimo ufite umushinga wagutse akayimuha, ariko akazamwishyura nyuma yamaze gucuruza. Hari ubundi buryo bushobora gukoreshwa bwo kugurana imari, aho rwiyemezamirimo umwe ashobora kuba afite ibicuruzwa ariko nawe afite ibyo akeneye, akaba yagirana imikoranire myiza n'undi ufite ibyo akeneye bakagurana, bikaba byabafasha mu kudatindana ibicuruzwa byabo. Iki kibazo rero cyakemurwa no gushyiraho uburyo bw'imikoranire myiza hagati ya ba rwiyemezamirimo. Imbogamizi ya kane, igishoro. Iyi ni indi mbogamizi ikomeye ba rwiyemezamirimo bo muri Afrika bahura nayo cyane, ikaba yatuma badatera imbere uko bikwiye. Aha benshi bagorwa no gutangira cyangwa guteza imbere ubucuruzi bwabo. Iki nacyo cyaboneye umuti kandi urambye. Wihangayikishwa n'iki kibazo, banza uzirikane ko igishoro cya mbere atari amafaranga, ari ugutegura neza ibyo ushaka gukora, kandi hari n'imishinga myinshi yo gukora bisaba igishoro gitoya. Reba igishoro ufite ugitekereze, umushinga bikwiranye aba ari ukora. Ikindi kandi hari inzira nyinshi zo kubona inkunga, inguzanyo za banke, kwishyira hamwe nk'abantu runaka bagatangiza umushinga. Ushobora guhitamo bumwe muri ubu buryo, ariko ntudindizwe n'iki kibazo cyoroshye. Imbogamizi ya gatanu, gucunga amafaranga. Amafaranga yinjira ni ingirakamaro kugira ngo ubucuruzi buciriritse bubeho. Nyamara ba rwiyemezamirimo benshi barwana no kuyacunga, ariko abenshi bikabananira, bigatuma imishinga yabo isubira inyuma kandi bidakwiye. Aho iyo ugenzuye neza usanga imishinga yabo myinshi isubira inyuma kubera kutamenya gucunga amafaranga yinjira muri bizinesi yabo. Uko wabikemura? Guteganya neza no gutegura neza ni iby'ingenzi kugira ngo ucunge neza amafaranga yawe. Teganya ibyo utekereza byose ko bishobora gusohora amafaranga, ubyandika ahantu. Numara kubiteganya utegura uburyo bizakurikirana, nabyo ugira ahantu ubyandika. Irinde kugira amafaranga asohoka muri business yawe atarateganyijwe cyangwa ngo ubipange. Ingero, ushobora gutegura wenda amafaranga azishyura fagitire azwi, cyangwa ugategura amafaranga yo gukoresha mu zindi gahunda, ariko biteguye kandi bipanzwe neza. Imbogamizi ya gatandatu, gutanga akazi no kugabanya abakozi imirimo.
Ibikorwa byo gutanga akazi no kugabanya abakozi imirimo ni bimwe bikigora ba rwiyemezamirimo muri Afurika kandi bikaba bishobora kuba imbogamizi ikomeye mu iterambere ry'imishinga yabo. Mu gukemura iki kibazo, rwiyemezamirimo agomba kwitonda cyane agaha akazi abakozi batoranyijwe kandi babifitiye impamyabushobozi, noneho yagera ku rwego rwo kugabanya imirimo akajya yibaha agendeye ku bumenyi bwabo ndetse n'ubushobozi bwabo. Mu gukemura iki kibazo, rwiyemezamirimo agomba kwitonda cyane agaha akazi abakozi batoranyijwe kandi babifitiye impamyabushobozi, noneho yagera ku rwego rwo kubagabanya imirimo akajya yibaha agendeye ku bumenyi bwabo ndetse n'ubushobozi. Imbogamizi ya 7: kwamamaza no gutanga amasoko. Ba rwiyemezamirimo benshi ntibazi uburyo bwiza bwo kwamamaza ibicuruzwa na serivisi, kikaba ikibazo cy'ingorabahizi mu kubona amasoko ndetse no mu gutera imbere k'umushinga. Dore uko wahangana n'ikibazo cyo kwamamaza ibicuruzwa ndetse na serivisi zawe. Icyo ukeneye ni gahunda y'ibanze yo kwamamaza. Ni ibihe bikorwa byo kwamamaza uzakora kugira ngo ushishikarize abakiriya kukugana? Urongera ukibaza uti ese umushinga wanjye ushobora gukoresha uruhe rwego rwo kwamamaza? Hera ku rwego ruciriritse rwo kwamamaza, waba ukoresheje amatangazo cyangwa mu bundi buryo ariko bworoheje. Imbogamizi ya 8: iterambere ry'ubucuruzi. Ba rwiyemezamirimo benshi bakora ubucuruzi ariko bagashavuzwa cyane no guhora ahantu hamwe nta gutera imbere. Ibi bikaba urucantege kuri bo ku buryo byabatera no kubivamo. Dore ibyo wakora ubucuruzi bwawe bugatera imbere mu buryo bwihuse. Rwiyemezamirimo uteza umushinga w'imbere ni umwe uhora ashaka kandi ahinduranya uburyo bw'imikorere. Wigendera ku byakozwe n'abandi kuko baba barabikoze. Wikopera iby'abandi ahubwo hanga udushya, nibyo bizakugeza ku ntsinzi. Mwakoze cyane kubana natwe, ntimwibagirwe gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza kubona